بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وقرقوا الله دكم مجاني سمريا كتاتو كمسومو أريبانا نجسيبو يوموست كواتيا كريبير همي النية في الصيام وأحكامها umugambi mu gisibo wa ahkamiha ndetse n'amategeko arebana no kugira umugambi mu gisibo. Bagaragu ba Allah, an-niyya hiya asasul a'mal. Tugomba kumenya yuko gushyiraho umugambi muri Islam niwo musingi w'ibikorwa byose, no gusiba ntabwo wasiba ngo igisibo cyawe cyemerwe utashyizeho niyya, kubera yuko niyo ntego uwashyizeho kugira ngo ibada nyinshi zigende zitandukana. Niwapfa gusiba udashyizeho niyya y'icyo uri gusibira, niwasari utashyizeho niyya y'isala urimo urasari. Kuri hadithi inumwimana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ivuga iti innamal a'malu binniyati wa innama likulli mur'in ma nawa. Utigo buri bikorwa byose mwene Adamu akora bishingira ku mugambi. Wa innama likulli mur'in ma nawa, kandi buri muntu wese ahemberwa bitewe n'umugambi yashyizeho. Iyi hadithi ni muttafaqun alayhi. Bagaragu ba Allah, nta gikorwa mwene Adamu yakora atashyizeho niyya, atashyizeho uyu mugambi ngo cyemerwe. Na ibada umugaragu yakora itarimo ikhlas, kwikora kubera Allah wenyine nta kindi, la sharika lahu, ngo icyo gikorwa Allah azacyakira. Bagaragu ba Allah, an-niyya, iyo tuvuga iri jambo an-niyya ubundi bisobanuye al-qasd wal irada, ni intego n'icyo umuntu ashatse kugeraho. Naho mu mategeko y'idini ni azmul qalbi, no kwemeza k'umutima ala ada'i al-ibada, ko umuntu agiye gukora ibada iyo ari yose, isengesho iryo ari ryo ryose, taqarruban ila Allah, nta kindi bikora ibisibye taqarruban ila Allah, kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Qudamah, umenyi bita ibn Qudamah rahimahullah, yaruzati mahallu niyya alqalb, ahantu umugambi cyangwa se ububiko bwa niyya ni mu mutima. Wala yushtaratu at-talaffuz biha, kandi ntabwo byemewe kuvuga niyya. Ndatanga urugero rworoshye. Ugasanga umuntu agiye gusari akabanza akavuga ngo nshyizeho niyya ko ngiye gusari. La, an-niyya amalu qalbi, ni igikorwa n'umutima gusa, ntabwo ari igikorwa ururimi rugiramo umwanya. Ntabwo byemewe rero ku mugaragu kuba yaba agiye gukora igikorwa icyo ari cyo cyose yarangiza akakivuga, usibye igikorwa kimwe aricyo hijja. Naho tugomba kumenya amategeko arebana no gushyiraho umugambi ariko mu gisibo, ku ruhande rw'igisibo. An-niyya shartun li sihhati as-siyam. Tugomba kumenya yuko gushyiraho umugambi, gushyiraho niyya ni kondisiyo ikomeye cyane muri kondisiyo zituma igisibo cy'umuntu cyemerwa. Fala yasihhu as-siyam, ntabwo igisibo cyakwemerwa nta mugambi umuntu yashyizeho. Kuri hadithi n'umwimana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ivuga iti man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Wa utarajeho umugambi mbere yuko salatu al-fajr igera, fala siyama lahu, uyu nta gisibo aba afite. Rawahu an-Nasa'i, hadithi likwa Nasa'i wa sahahahu al-Albani yavuze ko ari ukuri. Iyi hadithi ishatse kuvuga iki bagaragu ba Allah? Gushyiraho umugambi mu gihe ugiye gusiba isomo y'itegeko nk'ukwezi kwa Ramadani, bibitegeko ko uyishyiraho mbere y'uko fajiri yinjira. Naho waqtu niyya fi siyam, igihe umuntu ashyiraho umugambi mu gusiba. Urugero, niba ari ugusiba, ese umugambi ndawushyiraho nijoro, ndawushyiraho al-fajr, cyangwa nawushyiraho ku manwa?
mu bisibo by'itegeko nka Ramadani ndetse n'umuntu uri kwishyura iminsi yamucitse muri Ramadani cyangwa se iyo tasibye muri Ramadani, ndetse n'iyo bita kafara y'iciro, ndetse na nadhiri y'inadhiri yaba yarashyizeho. Ibi bisibo ni iby'itegeko: Ramadani, kwishyura Ramadani; kafara imeze nk'iciro; an-nadhiri ni umugambi ushobora kuba warashyizeho. Urugero kavuga ati Allah naramuka ampaye iki n'iki nzasiba. Iki gisibo ukishyiriyeho ariko kise kibitegeko kuri wowe. Ramadani turabizi, kwishyura Ramadani nabyo turabizi. Kafara bikwa ko ni mu kwezi kwa Ramadani wakubwira ngo nuramuka ubonanye n'uwo mwashakanye cyangwa se nuramuka uriye, hari ibihano, hari ibyo uzakora nyuma, hari iminsi 60 uzasiba nyuma ya Ramadani. Iyo minsi nayo iba ari itegeko kuri wowe yuko uyisiba. Ibi bisibo tumaze kuvugaho uko ari bine. Yajibu an takuna niyatu qabla al-fajr. Ni ngombwa yuko umugaragu ashyiraho niya, umugambi yuko arasiba uwo munsi mbere ya fajiri, bitewe na hadithi ya Mutume sallallahu alaihi wasallam twarebye ruguru. Nawe icya kabiri, iyo ari igisibo cy'umugereka ku wa mbere, ku wa kane, indi minsi iza ari umugereka ku mugaragu, yajuzu aqd an-niyya athna an-nahar. Biremewe yuko umugaragu yashyiraho umugambi ko arasiba uwo munsi mu gihe ari umugereka naho byaba ari ku manywa, idha lam yakul aw yashrab, mu gihe cyose atari yarya cyangwa se ngo agire icyo anywa. Ibi tubikomora muri hadithi ya Aisha, ubwo Mutume sallallahu alaihi wasallam yinjiye kwa Aisha dhata yawmin, umunsi umwe, faqala hal indakum shay', arangira abaza Aisha arabaza ati hal indakum shay', ese hari icyo mwaba mufite hano mu rugo cyo kurya? Faqulna la, turangira tuvuga ati oya ntacyo. Qal fa inni idhan sa'im, maze nuko Mutume sallallahu alaihi wasallam atavuga ati mu by'ukuri nge mbise nsiba. Icyo dukora muri hadith bagarakuba Allah nuko mu gihe urimo urasiba umugereka atari isomo y'itegeko, biremewe kuba washyiraho umugambi ko ugiye gusiba uwo munsi, kabone n'ubwo munsi waba wageze uwurimo, naho saa 11 zaba zageze, mu gihe nta kintu urarya cyangwa se nta kintu uranywa. Hano hakaza ikibazo, ese biremewe nko mu kwezi kwa Ramadani kuba umugaragu yahora ashyiraho umugambi kuri buri munsi agiye gusiba? Ukavuga uti buri munsi nzagenda nshyiraho umugambi, cyangwa gushyiraho umugambi inshuro imwe birahagije. Hano Abu Hanifa rahimahullah ari uyu mumenyi ari mu bemeje yuko gushyiraho umugambi inshuro imwe ugiye gusiba kwezi kwa Ramadani bihagije, kimwe nuko ushobora gushyiraho umugambi ugashyiraho niya yuko ugiye gusiba iminsi 3 icyarimwe, umugambi umwe ukaba uhagije. Ariko mu gihe urimo urasiba kwezi kwa Ramadani hakagira umunsi ukwitambika umwe ntuwusibe, bitewe nuko urwaye isafari, umugore utwite cyangwa uri konsa, cyangwa n'impamvu yose yatuma bayani udasiba, iyo ugiye gukomeza gusiba, ugiye kongera gukomeza gusiba, urongera ugashyiraho umugambi. Hano tukaza kugiramo ikibazo. Abenshi hari n'abakuze bumva yuko mu gusiba bagendaga bakicara bakavuga bati nawaitu sawma al-ghad, ngo nkizaho umugambi ko nzasiba ejo. Ese ibi nabyo biremewe kuba umuntu yavuga akerura ku rurimi ngo nkizaho niya runaka? La, ibi turamusubiza tuti oya, aniyatu mahalluha al-qalb, umugambi ahantu ugomba kuba uri ni mu mutima gusa. Wala yajibu talaffuzu biha, ntabwo byemewe ko umuntu yavuga umugambi akerura ku rurimi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبيركم متمي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول
ntabwo yavugaga ati nawaitu siyam kizaho umugambi wo gusiba mutumo bwe ntabwo yabivugaga ahubwo mahalluha alqalb ahantu bigomba kuba biri ni mu mutima. Qala ibn al-qayyim rahimahullah, ibn al-qayyim yaravuze ati lam yakun min hadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ntabwo byari mu mico cyangwa se ntabwo byari mu byaranze mutumi sallallahu alayhi wasallam at-talaffuz bin-niyya, kuba yavuga akerura ku rurimi umugambi fi ayi ibada, muri ibadi yari yose, bal kana yanwi biqalbihi, ahubwo mutume yashyiragaho umugambi mu mutima we gusa. Hano tukaza kugiramo ikindi kibazo, ese byaba bimeze bite ku muntu wibagiwe gushyiraho umugambi yani umunsi ukagera cyangwa se Ramadani gatangira cyangwa ni munsi mu minsi y'itegeko umuntu agomba gusiba akaba yakwibagirwa gushyiraho umugambi? Hano bigamije mu bice bibiri, idha kana siyamuhu fardan wa idha kana siyamuhu nafilatan. Iyo icyo gisibo yibagiwe gushyiraho umugambi ari fardan, ari itegeko, walam yanwi qabla al-fajri, akaba atashyizeho umugambi mbere ya fajiri, fasiyamuhu ghayru sahih wa alayhi al-qada, igisibo cye ntabwo cyemerwa mu gihe atashyizeho umugambi mbere ya fajiri, wa alayhi al-qada, kandi uwo munsi agomba kuzawishyura. Hano ku gisibo cy'itegeko, wari urimo urasiba ukwezi kwa Ramadani, hakagira umunsi ukwitambika ntusibe, warangiza ejo bugacya, bwamara gucya ukibuka yuko utongeye gushyiraho umugambi, kuko ko icyo gisibo ari itegeko, uwo munsi uba wapfuye, uba ugomba kuzawishyura. Icya kabiri, idha kana siyamuhu nafilatan, naho iyo icyo gisibo ari umugereka, fayajuzu lahu niyya ba'da al-fajr, biremewe yuko washyiraho umugambi kurasiba uwo munsi nyuma yuko fajiri yageze, bisharutin, kuri kondisiyo alla yakuna qad akada aw sharib, kuba nta kintu wari cyangwa se waba wanyweye kuri uwo munsi. Rero bagaragu ba Allah, tugomba kumenya yuko muri ukwezi kwa Ramadani gushyiraho niyya ni itegeko kandi na kondisiyo ituma igisibo cy'umugaragu cyemerwa. Bikaba binemewe yuko umuntu yashyiraho niyya inshuro imwe gusa, agashyiraho niyya ko agiye gusiba ukwezi kwa Ramadani kose, ariko haramutse hagize ikintu kimwitambika nk'urugendo, isafari, yani uburwayi,